Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba One Nation Radio ndetse na Rwanda Abroad ni ibitangazamakuru bya diaspora bibagezaho ubuzima n'imibereho by'abanyarwanda bo muri diaspora. Kuri iyi nshuro rero tugarutse tuganira ku bijyanye n'ubukungu, ibijyanye n'amafaranga ngira ngo ni ingingo abantu benshi baba bashaka kumva byinshi bagashaka kuyihugukirwaho. Tumaze igihe tuganira rero ku bijyanye n'uko ushobora kwizigamira amafaranga, uburyo ushobora kubika amafaranga mu bijyanye na insurance ndetse ukabasha kwiteganyiriza no guteganyiriza abawe. Ariko ibi ntabwo tubikora twenyine, tubikora turi kumwe n'abantu babizobereye, akaba ari nayo mpamvu tuzana Herbert Mugume Diego ndetse na Immaculate Businge kuko bafite ubumenyi kuri ibi bintu bijyanye n'amafaranga no gucunga umutungo. Herbert Mugume muramumenyereye, ni umuyobozi wa diaspora nyarwanda yo muri Atlanta, ni leta ya Georgia, akaba iyi diaspora yitwa Atlanta Rwandan Community. Ni umuyobozi wayo, akaba ari n'umushumba muri Zion Temple. Afite rero icyiciro cya gatatu cya kaminuza by'umwihariko mu bijyanye n'ubucuruzi n'imari, business and finance. Ibi akaba yarayibonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite kandi n'ubumenyingiro, aho amaze imyaka igera kuri 16 akora muri finance ndetse na investment. Ibi ngibi akaba yarabikoze haba muri Afurika ndetse no muri Amerika. Herbert rero yashinze ndetse ubu anayobora ikigo gitanga ubujyanama n'ubufasha ku bantu b'ingeri zose mu bijyanye no kwiteza imbere, by'umwihariko kwizigamira ku bufatanye n'ibigo bikomeye hano muri Amerika. Murumva ko amenyereye ibi bintu bijyanye n'amafaranga ndetse no gucunga amafaranga. Araza kutuganiriza muri iki kiganiro. Reka mbanze nguhe ikaze Herbert Mugume. Murakoze cyane bwana Richard. Okay, turi kumwe kandi na Immaculate Businge. Immaculate Businge rero nawe ni umunyarwanda umaze igihe muri Amerika, akaba nawe amaze imyaka igera muri 23 aba muri Amerika. Afite icyitwa BA, ngira ngo nawe ni muri economics, MBA, akaba afite iyo license yo kuba nawe yagira inama abantu ku bijyanye no kwizigamira ndetse no gucunga amafaranga. Akaba afite ikigo by'umwihariko cye kigira inama cyitwa IB Finance Freedom Solutions. Iki kigo niwe wagishinze ndetse ni nawe muyobozi wacyo. Uyu Immaculate Businge rero amaze imyaka irenga 18 akora ibijyanye no kugira inama abantu ku gucunga amafaranga ndetse no kwizigamira. Yamaze imyaka igera muri 5 ari board member, no kuvuga ngo numwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'ikigo cyitwa East African Chamber of Commerce muri Dallas, Texas. Kuri ubu ngubu ni umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cyitwa FEG cyangwa FEG Insurance Services. Businge, twakwakira nawe tuguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze kutwakira Richard, twishimiye kubana namwe muri mugoroba. Okay, twaganiriye rero, tumaze kujyana ibiganiro bitandukanye tuvuga kuri life insurance. Ngira ngo ubushize twavuze kuri group life insurance. Iyi akaba ari insurance uhabwa n'umukoresha, n'ubwishingizi uhabwa n'umukoresha, ariko ubu bwishingizi iyo utandukanye n'umukoresha bushobora kugenda. Hari ubundi bwishingizi twavuze bwitwa term life insurance, ubwishingizi ushobora guhabwa mu myaka 20, mu myaka 30, ariko nyuma y'iyo myaka ubwishingizi ukaba ushobora kubura. Ariko hari ubwishingizi ubushize twagiye tugarukaho bwitwa Index Universal Life. Ngira ngo ubwishingizi abantu benshi bakunze kubuvugaho, ariko nifuje ko mwebwe mwabutuganirizaho ku buryo bwimbitse. Sinzi niba Herbert watangira utubwira ese ubu bwishingizi bumeze bute, ni iki busaba, ni iki umuntu yakora kugira ngo abashe kubona buno bwishingizi? Good. Murakoze cyane nanone. Turanezerewe kandi kongera kubana namwe muri ibi biganiro twagiye tugira mu minsi yatambutse. Buri wa kane ni nkaho ubu bimaze kumenyerwa ku buryo twazajya duhura nk'uko twaganira. Rero ni ibintu dushimira One Nation Radio n'abandi bafatanyabikorwa twese turi kumwe. Kuri ubu bwishingizi twibanzeho cyane ubushize, ari bwo wenda twakomerezaho uyu munsi mu magambo y'inahangaha y'abanyamahanga cyangwa se y'ibyongereza, bwitwa Index Universal Life. N'ubwishingizi bwagaragaye ko burusha ubundi bwose umumaro.
twabonye amoko atandukanye y'ubwishingizi, noneho tuza kubona mu by'ukuri ubuntu kugira ngo afate ubwishingizi akeneye gukemura ikihe kibazo, kuko iyo umuntu atumvisha ikibazo gihari nta n'impamvu yo kujya gushaka ibindi ibisubizo. Rero twabonye ibibazo nka bitatu umuntu agerageza gukemura, kandi ibyo bibazo mu by'ukuri bitita ku muntu ngo wenda arangana iki cyangwa se arakuze, ni muto, arize, ntiyize, arakize, ntakize. Ibyo ni ibibazo twabonye duhura nabyo twese nk'ikiremwamuntu. Twabonye ikibazo cy'urupfu. Icyo ni ikintu umuntu wese ategereje, abaho ategereje, kandi iyo umuntu apfuye ntabwo ari bizima. Hari ibibazo bisigara inyuma, asigira abantu, asigira abo ari kumwe nabo, abana se, umugore cyangwa umugabo, bituruka ku cyuho asize. Ariko noneho tubona n'ikibazo cy'ubumuga cyangwa uburwayi, aho umuntu ashobora kurwara akaba atabasha gukomeza ubuzima uko yari asanzwe ameze. Ibyo ni ibintu bishoboka, ntawe umenya ngo biraba ryari, umubiri n'umubiri, ariko tubona nanone yuko icyo ni ikibazo gishobora gukemurwa, umuntu yarwara ntibihungabanye ubuzima bw'abandi bose bari kumwe nawe ubwe ndetse. Noneho ikindi kibazo nanone twabonye cya gatatu ni ikibazo cyo kubaho igihe kirekire. Twabonye ko muri ibi bihugu biteye imbere, iyo umuntu abayeho igihe kirekire akarenga ibyitwa productive capacity, atakiri productive, atakibasha kujya mu kazi ngo akore bamuhembe, atunge umuryango we, atunge abiwe, icyo gihe nabyo bizana ibibazo n'aha ngaha. Usanga kenshi utangiye kuvuna abo muri kumwe, noneho ugasanga kandi amadepansiyo adahagarara. Igihe kiragera nyine ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga bukagabanuka, ariko ubwo kuyasohora bwo budahinduka, ahubwo bukaniyongera, nabyo tukabona ko ari ikibazo. Icyo gihe dusanga rero hari ubwoko bw'ubwishingizi bumwe bubasha gukemura ibyo bibazo byose uko ari bitatu, kandi ubikoze mu ngingo imwe yonyine. Ugatanga payment imwe cyangwa premium imwe, ugakemura ibyo bibazo byose, ugakemura ikibazo cy'ubwishingizi bw'ubuzima bwawe uramutse upfuye cyangwa n'abawe, ugakemura ikibazo cy'uburwayi, ku buryo uramutse urwaye imitungo cyangwa se abo wari utunze babasha gukomeza ubuzima, kandi nawe ukabasha kubaho neza, ndetse no mu gihe urwaye utagombye kujya kuvida konte cyangwa ngo uvune n'abandi muri bya bindi bakunda gukora bya GoFundMe, kujya kwivuza no kugira gute. Noneho n'igihe cyo retirement, byitwa gutegura ejo hazaza hawe, waramuka unabayeho utanarwaye, utanapfuye, utagize n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ukabasha kuba wabona amafaranga agufasha mu zabukuru, akaguherekeza mu gihe cya retirement, ukabaho ibyo inaha mu cyongereza bita ngo retiring with dignity. Ukabasha kujya muri retirement uriho ku bwawe, atavunnye abandi, kugira ngo bari babasha kugutunga, abana bawe cyangwa se abadependence, cyangwa se ugasanga hari aho batwara muri za retirement communities, kubera ko baba bamaze kuba imvune ku bandi. So iyo ni ingingo ya IUL. Ahari yenda sinzi niba bishoboka, twaza ubu ngubu muri kiganiro cy'uyu mugoroba twagira ngo turaganira byimbitse muri iyi ngingo ya IUL, y'ubu buryo bw'ubwishingizi bwa gatatu tubona bukemura ibyo bibazo uko ari bitatu. Harimo amavantaje menshi ajyanye n'ibintu by'imisoro, ajyanye n'ibintu byo guteganyiriza abana no kwiteganyiriza ubwawe cyangwa abawe. Ibyo byose biri muri iyi IUL nk'uko tuza kubiganira uyu mugoroba. Nagira ngo yenda mu kwibukiranya aho twari twavuye n'ingingo twaganiriyeho uyu mugoroba, niyo ngiyo cyane ya IUL, niyo turi buganira aka kanya. Yenda turaza kujyamo mu buryo bw'imibare niba ari uko mwari mumbajije. Okay. Ni ukuvuga ngo ibyiza byayo ni ibihe? Ni uko kuba umuntu ashobora kuba ashobora gushyira imisoro ye, imisoro ikamubana mike, akaba ashobora kuyifata igihe ashakiye. Tuvuniremo ibyiza byayo kurusha izindi. Yes, ahari reka nkoresha imibare, ariko ndakoresha imibare yoroheje cyane kugira ngo tutaza gutakaza abadukurikiye. Hariho abantu batabangukirwa n'ibintu bibiri. Reka dukoresha imibare mito tubasha kumva twese. Munyemereye yenda nabasangiza iki kibaho nkoresha kugira ngo tuze kubasha kurebera hamwe twese. Urabasha kureba ahantu ndi? Ndabibona. Hari iyo nkuru urora yanditse ngo the 5, 10, 20 story. Niyo mibare ngira ngo dukoreshe. Muri iki gihe iyo umuntu ategura, surtout nko ku bintu bijyanye n'imisoro, iyo arimo ategura ejo hazaza hiwe,
ari naho twabonye ko iyi IUL ifasha cyane mu bibazo byinshi, ari iby'imisoro, ari ibyo kwiteganyiriza, ari ibyo kubona amafaranga yenda mu gihe urwaye, byose umuntu ashobora kubirebera muri iyi nkuru. Yenda na mugenzi wanjye araza kunyunganira naza kuza bereka noneho uburyo ifasha no mu bana n'abakuru bose, amoko y'abantu bose. Ariko kuri iyi story ya 5, 10, 20, hari igihe iyo umuntu arimo ategurira ejo hazaza, habaho igihe cyitwa igihe cyo gukontributinga, kuko aha muri insurance tubyita contribution. Iyo ari nko mu bucuruzi bw'amastocks n'ibiki, ushobora kubyita nk'igishoro, twabyita igishoro. Agira igihe cyo gushora, katuvuge urugero, igihe cyo gushora ni aya $5. Noneho hakabaho igihe cya accumulation, cya gishoro cyawe kugira ngo gikure kibashe kuvamo amafaranga runaka afatika, ni nk'imbuto wabibye. Umuntu yakoresha se imvugo y'imbuto, wakoresha y'igishoro, niba ari umuhinzi imbuto, niba ari umucuruzi igishoro, icyo gihe cyose. Noneho ya mbuto uko ikura kugira ngo izavemo izindi mbuto, nibyo ibi ngibi byitwa accumulation. Iyo turi muri insurance, ahangaha uba uri mu bwishingizi, ariko at the same time urimo witeganyiriza n'ejo hazaza, ku buryo wabasha kubyungukamo uramutse ubayeho, ayo mafaranga akakugarukira, utagombye gukora bya bindi bya kera bakoraga byo kuvuga ngo urabanza upfe baze kuzayahereza abandi basigaye inyuma. So accumulation $5 cyangwa cya gishoro washyizemo muri accumulation, muri iyi insurance kibasha kwikuba inshuro 2 no kurenga. Nk'aha turabona twashoye 5, turabona 10, ni double, ni bwikube 2 ya cya gishoro washyizemo kikiyakumira. Noneho igice cya 3 cya faze ya nyuma nicyo cyitwa distribution. Noneho warageze mu zabukuru, urumva kameme wabikoze ukiri mutoya, cyangwa uri muri iyi myaka turimo, imyaka 30, 40, 50, noneho ugeze mu za myaka ya 60, 70, 80 muri retirement, habaho igihe cya distribution. Noneho ugatangira gukurayo ya yandi iyo washyizeyo 5, ntabwo washyizeyo 10, ariko kuko yagize cya gihe cyo gukura yarakuze aba 10. So muri iyi plan, muri iyi program, muri iyi strategy ya insurance tuvuga, ugeze mu gihe cyo gukurayo, ntukurayo ya yandi 10, ahubwo ubasha gukurayo 20. Now reka duse n'abatekereza kuri ako kantu. Washoye 5, aritubutse mu gihe cyo arakuze, avuyemo 10, ugiye gukurayo ukuyeyo kandi 20, na ya yandi yakuze nayo ubasha kuyakuba inshuro 2 mu gihe urimo yakurayo akugarukira. So aha ubiroye mu buryo bw'imibare, ni nkaho ya mbuto ntiyikubye inshuro 2, ntiyikubye inshuro 3, yikubye inshuro zirenga 4 hafi, uhereye kuyo wabibye ukareba nayo wakuyeyo. Ibyo rero bishoboka gute, cyangwa se bikorwa gute? Ibyo nibyo bikorerwa muri iyi yitwa IUL, muri Index Universal Life, mu bwoko bwa insurance witeganyirije ubwawe, ku buryo uramutse upfuye, niyo waba ako kanya uwo mugoroba ugize ikibazo, ubasha gukurayo za nshuro 4 zayo washyizeyo, ndetse no kurenga. Tuzabibona aho ushobora gukurayo n'inshuro, ndetse inshuro 20, inshuro 100 yayo washyizemo, bitewe n'imibare washyizemo kwingana. Now ku gice cya 2 ndagira ngo turebe gato kuri izi mbuto igishoro washyizemo n'inyungu wavanyemo cyangwa ibibashe gukurayo. Tugendeye ku bihugu turimo hano, fata aya $5 washoye, n'aya 10, n'aya 20 ubasha gukurayo mu gihe uzakurayo mu zabukuru, cyangwa se mu gihe kizaba kigeze. Muri ibi bihugu nababara ko umuntu yababwira ko hari inkuru nziza n'imbi. Wahitamo iyihe? Wenda tubanje kureba akubwira ati ngufite amakuru mabi n'ameza, wabanza yahe? Namubwira nziza. Wabanza nziza. Okay, reka kubanziriza imbi kugira ngo dusoreze kunziza. Nitubanza inziza ukasoreza kumbi, uraza kumerera nabi dutandukana hano. Okay, ushaka uzimpa zose wahera kumbi ukaza gusoreza ku nziza. Tubanze ku nkuru mbi. Nangize ngo ni guhitamo kamwe. Inkuru mbi, ku mategeko y'iki gihugu ya Amerika, tugira ikigo cyitwa IRS. Ku bantu bamenyereye ibyo mu Rwanda, ni nkuko wakumva Rwanda Revenue, ikigo cy'imisoro. Iyo uri muri iyi faze twavuze, iyi faze twayishe iyo gushora, iyi ni accumulation, iyi ni ya distribution. Itegeko ry'iki gihugu riravuga ngo izi faze zose uko ari 3 ugomba kugira aho utanga umusoro. Ugomba kuzagira faze utangamo umusoro, kandi ni itegeko, ntabwo ari uguhitamo. Ni itegeko, ugomba kuwutanga uwo musoro, waba uzawutanga mu gishoro, wawutanga muri ahangaha muri accumulation,
cyangwa ukazawutanga yarakuze. Noneho abantu benshi ko batabimenyereye cyangwa atari domene zabo, nta wabarenganya. Hari igihe ahitamo gutanga ahantu wenda ugasanga ahihisemo niho hamuvuna, kandi yari guhitamo hamworoheye. Uburisha cyangwa wenda na Imakire uhisemo gutanga hano umusoro kuri izi faze zombi, kuri faze ya 5 yo gusora ku 10 no gusora kuri 20, wahitamo ko bagusoresa kuri angahe? Duhitamo nahitamo ko nsoresha kuri 5. Kuri 5. Ubwo wahitamo ko utanga umusoro ku gishoro igihe cyo kubiba, kuko nusarura uzaba ufite byinshi, kandi umusoro ni pourcentage. Niba ashyira pourcentage ku musaruro wawe bazagutwara menshi, sibyo? So iyo ni inkuru iyo niyo nkuru mbi ko ugomba gutanga umusoro. Ariko inziza nanone irimo muri iyo mbi, inziza nuko uhitamo aho ushaka kuwutanga nk'uko wihitiyemo ubwo. So ubona ko ari wowe uhisemo. Ariko biragoye. Biragoye kuko nahita nk'utanga ubu ngubu, ariko byaba ari byo byiza. Byaba ari byo byiza. So aho kugira ngo niba ari amadolari 5 ufite, aho kugira ngo uyabike azabe 20 ubone kuyasoraho, aho nusoro uzajya gusanga usange utanze umusoro w'10, niba ari umusoro ari 50%, sibyo? Nujya gutanga kuri distribution kuri 20 hano uzatanga umusoro w'amadolari 10, ariko kuri aya 5 wari gutanga nk'umusoro w'amadolari 2 cyangwa 1. So inkuru nziza rero irimo hano, leta hano irakubwira iti it's up to you, ni wowe uhitamo, the choice is yours. Urahitamo gutanga ku gishoro, urahitamo gutanga ku musaruro uzaba umaze gusarura, n'iryari uhitamo gutanga. So aha rero icyo umuntu yibaza kinini cyane ni iki: iyo urimo utanga ya mafaranga make muri assurance, muri insurance yawe, muri IUL y'ubwishingizi, ubu mu by'ukuri urimo uyatanga ku mafaranga wamaze gusorera deja. Icyo gihe ukaba wizeye yuko batazagusoresha muri wa musaruro ari uturutse kuri death benefit, ariyo ya mafaranga baguhereza y'ubwishingizi uramutse ugize ikibazo, cyangwa se n'inyungu ya yandi iyo washoye azunguka. Kuko ayo ushora rimwe hakavamo protection, ayo uzabona ugize ikibazo hakanavamo n'inyungu yo gucuruza, ariyo tuza kukwereka hano. Ikindi kintu umuntu yareba kinini cyane hano, umuntu yakwibaza se akavuga ati, abantu benshi iyo bategura retirement yabo, iyo turimo tubitegura, iyo turimo twitegura ngo yenda mbikira izabukuru mu myaka 60, mu myaka 70, niba ari na make ushoboye kubika, uyabika he? Abantu benshi ahantu bayabika usanga bayabika aho babasoresha ku musaruro, aribyo byitwa za 401k. 401k uyashyirayo batayasoresheje. Icyo biba bivuze ni iki? Bayagukuraho kuri tax, kuri paycheck yawe, bakagenda bakayabika. Bivuze ko batayasoresheje, bazayasoresha ari uko usaruye, ariho bazagutwara menshi. Ibyo birasa byumvikana. Now reka turebe ikindi kibazo cyo kuvuga ngo ni iyihe faze izo bitwa assets irimo ubika. Nk'uko iki kibazo, during which phase are those assets going to be taxed? So niba uyashyize muri 401k uraba ubizi neza ukavuga uti okay, bagiye adasoze bazayansoresha mu gihe cya nyuma, ariho iki gihe nzajya kuyafata, aho bagutware menshi ko azaba yaratubutse. Noneho umuntu akibaza akavuga ati, aho kugira ngo bayantware muri yamaze kuba menshi, kuki ntashakisha uburyo bwose uwo musoro urangira akiri makeya? Kuko n'ubundi impamvu ndimo nyabika ni ukugira ngo azangirire umumaro maze gukura, nkeneye more money muri retirement. Noneho icyo gihe umuntu akavuga ati, ubona bitaba ari byiza kugira ngo umuntu noneho avuge ati, niba ibintu bishoboka, reka nshake uko mpindura my strategy, reka nshake uko mpindura uko ndimo nkora ibintu byanjye, imisoro nyitange mu ntango aho kuyitanga mu iherezo, kuko mu iherezo izaba ari menshi, kandi umusoro nta n'ubwasha. Nibe n'uyu munsi ho umuntu azi tax rate, azi uko umusoro ungana, ariko mu gihe cya kera kizakurikiraho nyuma myaka 20, 15 from now, ntawe uzi uko umusoro uzaba umeze. Icyo tuzi, icyo tudashidikajyaho, ni uko utazaba uri munsi yaho uri uyu munsi, kuko umusoro ugendera ku madeni leta ibifite, kandi amadeni ya leta agenda yiyongera. So aho kugira ngo rero utange ku musaruro, watanga ku gishoro, kuko igishoro aba ari gitoya. Ikindi kintu umuntu yabasangiza hano, ibyo turimo tuganira bya IUL, byo ni uburyo bwo guhindura iyo tax point. Niba ari gusoreshwa ku musaruro, tuguhindurire cyangwa se tugufashe kubihindura, bagusoreshe cyangwa utange umusoro mutoya ku gishoro
ariho wizeye noneho ko ayandi uzavanamo. Aho ni ku nyungu z'imisoro niho twavugiraga cyane, ariko noneho tuvuze cyane ku bindi benefits zindi ziri muri iyi IUL. Urumva wari urimo ufite ubwishingizi, wakemuye ikibazo cy'urupfu, uramutse upfuye utanze n'ukwezi kumwe konyine baguhereza amafaranga yazatunga umuryango wawe wose, ariyo bwikube inshuro 100-200 kuri yandi wari watanze kuri ya premium y'ukwezi kumwe. Aha niho tuvuga ngo iyi IUL iri self completing, yonyine ubwayo iriyuzuza igihe nyirayo aramutse yitabye Imana, bititaye ku gihe wari umaze. Icya kabiri, nta limit amafaranga ubasha gushyiramo, ari unlimited. Ushobora gushyiramo amafaranga make cyangwa ugashyiramo amafaranga menshi bitewe n'ubushobozi ufite. Niba ubushobozi bwawe bukwemerera gushyiramo make muri iki gihe, IUL igufasha kandi ugakemura biriya bibazo byose uko ari bitatu. Ariko uramutse ugiye gucuruza gusa ukavuga uti nyajyanye ku isoko ry'imigabane ngiye kuyacuruza, cyangwa nguremo umutungo, uwo mutungo uziyongere wenda ugira agaciro, aho ngaho ukaramuka ugize ikibazo urwaye, bizagusaba kugurisha urya mutungo ushobora kuzaba utaragira n'ako gaciro kanini kugarura nayo wari washyizemo. Tubirebera nk'iyo umuntu aguze inzu, iyo aguze inzu kugira ngo inzu izajye kugiramo equity bitwara igihe. Aramutse aguze inzu uyu munsi, nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa y'iminsi 3 itaba Imana, ayo agize amahirwe yakuramo ayo yashyizemo, nayo ashobora kutayabona. Ariko muri iyi insurance ubasha gukemura ibibazo byose uko ari bitatu ukoresheje ingingo one payment. Indi benefit ya nyuma nabara hano muri za 401k zindi abantu bakunda gusoresherezwamo cyangwa gushyiramo kwiteganyirizamo kugira ngo bazagira amafaranga y'izabukuru. Iyo akuye y'amafaranga ataragera ku myaka 59 n'igice, baramusoresha, bamuca ibyitwa penalite y'uko ayakuyeyo mbere y'igihe. Muri ibi rero bya IUL byo ntabwo bagusoresha. Ushobora gushyirayo amafaranga nyuma y'imyaka 3, 4, 5, uri no ku myaka 20, uri no ku myaka 30, yewe n'abana b'abanyeshuri batoya nk'uko ari bibereke, n'abana b'abanyeshuri bato ku myaka 18 kujya kuri college ashobora kujya yagakurayo amafaranga akariha ishuri, nta penalite, ntabyo bamuciye. Aho izo ni benefits zose tubana muri IUL. Ya nyuma yenda nasorezaho ku muntu wenda watinze kwiteganyiriza, akaba yisanze ageze mu myaka 30 n'indi 40 se 50 hafi, ataratangira gutegura ejo hazaza muri retirement ye, iyi IUL cyangwa uburyo bw'ubwishingizi bumuhereza uburyo bwo kwihuta kugira ngo abashe kugerayo yihuse, aho kugira ngo ajye gutangira gushyira mu isoko ry'imigabane cyangwa atangire acuruze, abashe kuzagira amafaranga amufasha muri retirement. Tubirebye rero, reka dufate urugero rw'umuntu w'imyaka 30, kadufate umuntu w'imyaka 30. Aha ndakoresha ingero n'uburyo bw'amafaranga aba ariho dusoreza. Buretse nkubaze akabazo gatoya, uri kuvuga ko umuntu kugira ngo abone izi benefit nuko yagura iyi life insurance? Hari umuntu wari wabajije ati ayo mafaranga umuntu yayatanga he, ariko ngira ngo aya madolari 5 avuga ngo umuntu yayatanga he, ariko ngira ngo ni muri ubu bwishingizi, no kugura ubu bwishingizi nicyo yashaka kubaza. Ufite icyo bivuze, agura policy, agura life insurance, agura ubwishingizi. Noneho muri uko kugura, umu agent we ari we umufasha wabuguzeho, akamwereka ubwo bwishingizi aguze hazavamo gute, ayo ubwishingizi aramutse apfuye hazavamo gute, ayo kwivuza aramutse arwaye hazavamo gute, ayo kujyana muri retirement aramutse atanapfuye atanarwaye abayeho gusa akagera muri akisazira, ayo mafaranga yakoresha gute. Ni agent n'ubimwereka. Nibyo tuvuga hano, nibyo turaza gutanga amakontakte, mushobora kutwegera cyangwa ukareba umu agent wawe akagufasha. Ariko icyo twifuza nk'abanyarwanda cyangwa nk'abantu rusange twese duhuriye hano, twagombye gutangira kwinjira muri ubu buryo bwa za IUL, ko nicyo cyatumye ibihugu bitera imbere. Nicyo twaje nibwo bumenyi ibi bihugu bifite tutari dufite aho twari turi, aribyo dukeneye kwamburasa. Noneho twavuga tuti noneho reka dufate izo strategies bakoresha hano, noneho tubashe kwinjira neza muri system kuruta guhama ku muryango wayo. Ariko kuri icyo kibazo yarabajije, yes, ubwo nibwo buryo bwiza yayatanga, yagura policy, agura IUL. Ashaka kumenya uburyo yayigura, turatanga amakontakte aze kutuvugisha. Icyo ugiye gukomerezaho ngira ngo yarabajije ni ryara y'amadolari 5 aba 20, ngira ngo nibingibi ugiye kutubwira ahari. Yes. So kadufata urugero, turacyakoresha ya nkuru y'amadolari 5, 10 na 20. Yes. Aha noneho ndababwira ko dukoresheje uburyo bwitwa IUL.
iyi ni one of the product, ni product imwe mu zo dukoresha. Mhm. Twe turi abantu b'aba independent, dukorera ibigo bitandukanye. So aha hari Okay. ikigo kimwe mu bigo biri ku isoko bitanga ubu bwishingizi. Hari iki kigo turimo tureba cyitwa F&G, ari cyo abenshi bamenyereye hanze nk'ikigo cyitwa Fidelity. Hari ibindi bigo bya Transamerica, hari za New York Life, hari ibigo bitandukanye. Tugufasha guhitamo no kumenya uko kimwe gitandukana n'ikindi. Ariko hano dufata urugero rw'umuntu w'umugabo ari ku myaka 40, ariha amadolari 500 ku kwezi, ni urugero, akazaritaringa ku myaka 70. So kameme niba ari ku myaka 40 uyu munsi, azaritaringa azajya mu zabukuru ku myaka 70, nuko ko agiye kumara imyaka 30 hagati y'uyu munsi atangiye n'umunsi azaritaringa, sibyo? Now atanze aya 500, ni urugero, ntabwo bivuze ngo buri muntu w'imyaka 40 agomba gufata 500, ya agomba gutanga 500. Aho ashobora kuza akavuga ati je nshoboye gutanga 50, cyangwa ashobora gutanga 80. Biterwa n'umubare. Muri insurance tureba ibintu byinshi, bareba imyaka yawe, gender se, ni umugabo n'umugore, uburwayi se, ibintu bitandukanye ayikorera. Ariko noneho kuruta byose income, cyangwa se kuruta byose bakareba noneho ushoboye gutanga ngahe kubera ubushobozi bwawe. Aramutse uyu afashe amadolari 50 ari yatanga ku kwezi, 500 ku kwezi, ni ukuvuga ko ayatanze mu kwezi kumwe, ku kwezi kwa mbere, cyangwa cyatangwa uwo munsi, ejo akatanga uyu munsi, ejo akitaba Imana, umuryango we urabona ibyitwa death benefit. Iyo ni bwo bwishingizi. Ariko mbere y'ubwo bwishingizi, reka tureke noneho n'ikibazo cyo gupfa, turebe aramutse arwaye mbere y'uko apfa, kuko abenshi ajya gupfa yarwaye. Hari n'uhaguruka gusa agapfa kubera impanuka. Ariko umuntu arwaye akipfira mu gihe cy'uburwayi, ku madolari 50 atanze rimwe, abasha kubona ibihumbi bigera kuri 480 n'amadolari 171. Ibi ni ibyitwa living benefit. Living benefit ayabasha kwivuza we ubwe mu gihe akiriho, atagombye guhabwa umuryango wasigaye. Ariko tuvuge urugero, atarwaye akaramuka abayeho iyo myaka yose akarinda agera ku myaka 70, atanga 500 ku kwezi, yagera imyaka 70 amaze gutanga ibihumbi 180, ukoze iyo mibare yihuse. Donc ni amadolari 500 ukubye inshuro 12 ugakuba imyaka 30, ari byo bihumbi 180. Ibi bihumbi 180 yegeranyije mu myaka 30, urabona byonyine ubwabyo ntibinagera na yandi 480 yabashaga kubona akirwara, yanakweretse bwa mbere, nta nubwo ari n'icya kabiri cyayo. Kandi aya yashoboraga kuyabona atarageza ku myaka 30. Aho urabona point ahiri. Hari icyitwa rero cash value, handi twababwiye accumulation. Ibi bihumbi 180 ashyizemo bikabasha kumuzanira ya death benefit ibihumbi 400 byonyine ubwabyo, agishyiramo amadolari 500, ukwezi kugashira agashiramo andi 500. Ubu ngeze kuri ingingo ya 3 hano. Ya mafaranga azajya kugeza imyaka 70 amaze kuyatuburamo, cyangwa amaze kwakumira bya bihumbi 180 bimaze kwiyakumira ibihumbi 410, najya kugeza imyaka 70. Ariko ikintu gitangaje hano abantu batarora, ibi bihumbi 80 ntabwo yahagurutse umunsi umwe ngo abigeze. Ni ibintu yegeranyije ku myaka 30. Ariko noneho n'ibihumbi 410 nabyo ni ibintu akujishije, cyangwa bashe kwiyakumira muri cya gihe yagendaga atanga make, habamo ibintu byitwa compound interest. Yandi yo yatanze avamo ayandi, avamo interet, akongera handi, agakora biki compounding ubwabyo muri interests. So iyo agejeje no ku myaka 70, ashobora gutangira gukuramo amafaranga ubwe, atanarwaye, atanagize ikibazo, ari income, annual income, akihemba ubwe guhera ku myaka 70. Kandi ayo mafaranga akayihemba nta musoro uhari, adasoreshejwe, kuko ayo mafaranga urumva abaturuka muri bya bihumbi 180 yatanze muri ya 500 ya buri kwezi. So muri ibihumbi 180 yatanze byose byari byarasoze, wibuke ni amafaranga yatangaga yaramaze gusoreshwa.
so ashobora gutangira akajya yihemba ibihumbi 37 buri mwaka. Hariho abantu bamwe na bamwe wenda si benshi ariko bamwe na bamwe kuri uyu munsi ibi bihumbi 37 bingana n'ubundi na annual income akorera hanze. So ashobora kwihemba kandi afite za ke sociale, afite wenda ayo mazu niba ari iyindi mitungo, wa mugani wa kinyarwanda nibo bajya bagiraga ivuga ngo inyongera mbi n'ibinyoro. So akaba yakwiyongera kuri akiyongera income ku mwisho w'umwaka kubera ko yateguye neza iyi part. Icyanyuma kuri ingingo ya nyuma ya kane ariyo tugezeho, aha bafite total income ateranyije amafaranga yose yabasha gukura mu myaka 25 irengeje kuri ya myaka 70 agiye kugeza imyaka 95 yaba amaze gukurayo ibihumbi 937 yarashyizemo ibihumbi 180. Ubwo ubaza imibare izo ni inshuro zigera hafi ku inshuro zingahe, ntabwo ari inshuro enye gusa za zindi twabaraga. So biba birenze ariko akabazi ngo icyaba cyose hagati aho igishobora kumubaho cyose, yaba yarwara, yaba yakwitaba Imana, yaba akomeje akabaho, aho ikibazo cyaturuka hose yaba afite icyo yegamiyeho, ntabwo yasiga ubusa nk'uko ya mvugo y'ikinyarwanda ikunze kuvugwa. Sinzi ibisigaye byari contact ariko twaza kuzitanga mu nyuma abantu nitumara gusoza. Reka wenda ngarukiye ahangaha niba hari ikindi wenda bumva basobanuza. Okay, nge nagushimira cyane kuko urabona ko umuntu atanze amadolari 500 mu kwezi buri kwezi akabikora mu gihe cy'imyaka 30, afite imyaka 40 atangiye ubu, aramutse agize ikibazo icyo ari cyo cyose ashobora kubona ibihumbi bigera muri 400 nibyo yaruvuze wenda agize ikibazo cy'urupfu cyangwa uburwayi bwa karande mu myaka 25 akaba ashobora kuzahabwa amafaranga agera mu 937 mu myaka 25 guhera kuri 70. Numva ari inkuru nziza. Ahubwo reka tubaze Immaculate, ni gute noneho umubyeyi ashobora guteganyiriza umwana akamuha impano koko abinyujije muri izi life insurance? Murakoze Richard, arakoze mugenzi wanjye Habati. Ikiganiro nk'iki gihoraho duhora duteganyiriza abatwumva ni ikiganiro cy'ingirakamaro. Ubundi iyo tuvuga nkatwe tukavuga ubwishingizi, abantu benshi bibaza ngo njyewe mama, njyewe papa, ndamutse ndwaye, ndamutse nitabye Imana, ni ngombwa ko ngira insimburamutungo wanjye. Ariko ubundi siko byakabaye bimera. Ntabwo twakabaye duteganyiriza gusa gukemura ibibazo ibyo bita kuba reactive, ahubwo dukwiye kuba turi proactive. Bivuze ngo aho kugira ngo tujye duhora twikanga byane ngo wibutse kwiyorosa bukeye, byaba byiza nk'uko mugenzi wanjye bivugaga, gutangira hakiri kare turebera aheza hacu n'imiryango yacu hakiri kare. Ubundi nk'uko Habati yatubwiraga, ubwo bwishingizi bw'ubuzima ari za zindi dusubiragamo kare, ari ubu bwishingizi bwa Index Universal Life Insurance bukemurira ubuntu tubazo twose. Warwaye uyu munsi, witabye Imana ejo, wabaye ubuzima burebure, ntabwo ibyo bireba gusa umuntu mukuru, ntabwo bireba papa, ntabwo bireba mama, ntabwo bireba wowe ubwawe nk'umuntu mukuru. Ubundi bibaye ngombwa, bibaye byiza ku bantu, impamvu dukubona igihugu dutuyemo, ngira ngo natangiye kare mvuga wenda ngo maze imyaka irenga 23, imyaka maze hano ntabwo ndi umuzungu witabye Imana bagashyiraho GoFundMe, ntabwo bibaho. Impamvu ni iki? Ni uko batangira kwiteganyiriza hakiri kare, ni uko bazi ko ubuzima bwabo n'imiryango yabo ni inshingano zabo. Ni ukuvuga ngo njyewe nka Immaculate, iyo mfite umuryango wanjye, mfite abana banjye, ntabwo nicaye ntegereje ko wowe Richard cyangwa wowe Habati ningira ikibazo uzaza kuntabara ugatunga umuryango wanjye. So ni ukuvuga ngo rero ibihugu twajemo cyangwa ariko ni wacu twateye imbere uburyo abantu bateganyiriza imiryango yabo. Ni ukuvuga ngo niba mbyaye umwana uyu munsi, nkaba ari njyewe umutunze nk'umubyeyi we, ese ntekereza ko hagize ikibazo cyabaho ejo, uwo mwana yabaho ate? Ese uwo mwana yatungwa n'iki? Ese uwo mwana niba yari afite inzu yabagamo, yakomeza kuba muri iyo nzu? Ese ko tutamenye ejo hazaza uko hamera, nteganyirije iki uwo muryango? Byagenda bite nabigenzane? Naho ubwishingizi bw'ubuzima buzira rero
bwa bwishingizi butari kugushyingura gusa, kuko ubundi twabonaga ubwishingizi bwo bita traditional life insurance, aho wayifataga uvuga ngo nibitaba Imana nyamuneka muzanshyingure ntimuzagore rubanda, ariko niho twabonye bwa bwishingizi ushobora kuvuga uyu munsi uti mbyaye umwana cyangwa se mbyaye abana, ndashaka kureba ejo heza habo uko hazagenda, uretse no kuba nakwitaba Imana, ese ibyo bita generational wealth accumulation cyangwa se generation nyine, abo bana banjye ndabateganyiriza iki? Ese nibakura bazabaho bate? Ese bazatangira gushakisha uko nashakishije nkigera muri iki gihugu, cyangwa se kuba narahageze nkaba narabarebeye imbere, wenda nararushye kugira ngo batazaruha, hari ubundi buryo bwashoboka? Ngira ngo ni ibyo ngibyo tugerageza kurebera hamwe kugira ngo tuvuge ngo niba twaraje muri iki gihugu dushakisha, abadukomokaho noneho ntabwo bakeneye gushakisha, ahubwo tugomba kubaha uburyo bworoshye kugira ngo nabo n'abana bazabakomokaho bazabahe inzira yoroshye, babashe kubaho batagotse kandi biboroheye. Ngira ngo nabasangiza gakeya ku kantu wenda nanateguyeho gake kugira ngo tubashe gusangira. Mwambwira niba mubasha kubona screen yanjye. Okay. Wenda Ndayibona. nshobora guhera nk'inyuma wenda kugira ngo bibashe koroha, kuko ubundi iyo tugira ibiganiro nk'ibi ngibi twifuza cyane cyane ko abatwumva, kubera ko n'ubundi iyo duhora tugaruka ku wa kane, ni ukugira ngo abatwumva bagire umwanya mwiza wo gusobanukirwa neza, babashe kubaza ibibazo neza, kugira ngo nibahitamo amahitamo yabo nk'uko Herbert yatubwiraga. Ese wifuza gutanga umusoro uyu munsi kuri makeya yandi 5 cyangwa ushaka kuzayatanga nyuma? Tuba tugira ngo rero babashe gukurikira neza, bahitemo neza no kubasha kujera neza imitungo yabo cyangwa se ubuzima bwabo. Ubundi kuri ibyo byabyise ngo ni the perfect gift of life, impano nziza cyane cyane nko ku mwana, impano nziza waha ibibondo byawe, impano nziza waha umwana wawe, cyangwa se mu kinyarwanda cyiza bavuga ngo ni murage cye wakwifuza gusigira umwana wawe. Njyewe Immaculée ndi umubyeyi w'abana 2, mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 14, mfite umuhungu w'imyaka 15, n'abana barimo bakura. Ese nabateganyirije iki? Ese ko ntazi ejo hanjye hazaza ko hazaba hameze uyu munsi ngize ikibazo, God forbid, aba bana bariho bate basigarahe? Ese njyewe uretse kuba niteganyirije bo barateganyirije? Njyewe nkanjye ubwanjye nitanzeho nk'urugero, abana banjye bose bafite izi IUL, ntabwo nazifashe kubera ko hari icyo benda kuba uyu munsi, ni batoya, ni abajyambere bazima, nta kibazo bafite. Njya kubafatira IUL ntarajya no muri ibyo bibazo, nuko navugaga ngo ntabwo mbafatiye ubwishingizi bwo gupfa, God forbid, ko ni batoya, nta n'icyo benda kuba, uretse ko binashoboka. Ariko ni ukuvuga ngo nka point ya mbere iravuga ngo kuko nigeze kubona batubwira ko hari n'abantu bagenzi bacu, akenshi ngira ngo si inyuma gakeya, twifuje kujya dukora mu ndimi zitandukanye kugira ngo tubashe kuganira neza n'abatwumva bose mu ndimi bumva. Ariko hari n'abantu ngira ngo mwavuga muti kuki muvuga Ikinyarwanda ariko ibyo mushyiraho bikaba biri mu Cyongereza? Nuko dufite n'abadukurikiye bandi batumva Ikinyarwanda ariko nibura bakwifuza kubasha gusoma ibyo turi kuganira. So ubundi baravuga ngo starting a solid saving plan at an early age can help accumulate monies for retirement years. Cyane cyane kuri ya gift cyangwa ya mpano waha umwana wawe, ntago ari ukugira ngo niyitabe Imana biragenda bitoya. Ni umwana, ni umujyambere, ntacyo yenda kuba, nta na bills afite uyu munsi ye mpereye nko kubanjye, ariko se ejo he heza hazaza mpateganyije? Nkanjye ubwanjye ngiye mvuga kuri example cyangwa se akarorero k'impamvu nafashe iz'abana banjye, ni ukugira ngo ntangiye uyu munsi hakiri kare byanyorohera no kudahendwa, nkatangira mbashyiriramo uyu munsi kugira ngo nteganye ejo heza habo uko hazaba hameze. Bya bindi twitaga ngo ni generational wealth accumulation, uyu mwana nimutangirira uyu munsi akiri mutoya, nkamusigira ejo heza he hazaza afite ubushobozi bwiza. Ni ukuvuga ngo n'abuzukuru banjye ntabwo nzagira impungenge ko bazagira ikibazo. Ni ukuvuga ngo wa mwana umurage namuhaye azabuha uwo yabyaye, uwo wabyaye, ni ya generational wealth accumulation tuba tuvuga. Iyi point ya kabiri iravuga ngo the gift of life, kuki tuyita impano y'ubuzima, izafasha
will help establish insurability at an early age, which will also provide variable death benefit protection during the years of accumulation. Bivuze ngo iki? Utangiye ugaha iyo mpano umwana uyu munsi, umwana mutoya ntangiye example ku bana banjye 14 na 16, abana ni bazima ni batoya, bazira umuze ni kubundi bivugwa, nta ndwara nimwe barwaye. Insurability bivuze ngo uyu mwana uko byagenda kose afite 100% amahirwe yo kuba yabasha kubona insurance, kuko ni muzima, nta kibazo na kimwe afite. Agiyemo biroroshye kumwemerera kwinjiramo, kandi God forbid agize ibyago akagira ikibazo, afite bwa bwishingizi Habati yatubwiraga, arwaye uyu munsi ko birashoboka, afite za living benefits. Ntabwo nagorwa mvuga ngo umwana wanjye yarwaye biragenda bite, nta nubwo ndi bugorwe njya gukora cyane, ahubwo ndafata umwanya wo kumwitaho. Kubera iki? Afite za living benefits. Niba namufatiye ubwishingizi bwa miliyoni, uwo mwana akarwara uburwayi bukomeye ko birashoboka, ntabwo nzajya gukora, nzareka akazi, nicare mwiteho, nite ku bugingo bwe kugeza igihe mubungabunga kamere neza kongera agakira. Ikindi nacyo azabasha kuba arimo no yibikira mu gihe kizaza, ya accumulation Habati yatubwiraga, arimo aribikira. Mwibuka ko muri Index Universal Life harimo the protection, ayo life insurance, harimo accumulation y'ejo hazaza yagiye muri retirement, harimo living benefits aramutse arwaye, cyangwa se death benefit umuntu yitabye Imana. Tumaze kubona abantu n'abana bato bitaba Imana. Kwitaba Imana si umuntu mukuru gusa, size umukecuru, si iby'umusaza, n'abato baragenda. Ariko noneho turebe iyo gift, ni ukuvuga ngo uragifti uraho mwana iyo mpano y'ubuzima bwe imurinda uyu munsi ikamurinda ejo, noneho kahandi hejo hazaza amaze gukura bizamworohera, kuko ubuzima bwoza warabutangiye warabusasiye hakiri kare. Aha ngaha bakavuga ngo the cost cyangwa expense izaba iri nkeya cyane. Ngira ngo Habati araza kutwereka wenda nyuma nkaka illustration, umwana mutoya iyo atangiye uyu munsi, ikiguzi cy'ubwishingizi bwe nta nubwo ari 1/10 cy'ubwawe. Biratangaje kuko kirahendutse cyane, ariko iyo agiye kujya muri ya distribution Habati yatubwiraga, avanayo umusaruro wikubye inshuro 10 wowe kandi waratanze menshi. Bivuze rero ngo ni kwa kundi dukangurira abantu benshi bakiri batoya. Abakiri batoya amahirwe yabo ni menshi kuruta y'abakuze. Kubera iki? Ni bazima, batanga ikiguzi gitoya, kandi biraborohera ko 100% hafi bose ntahura n'imbogamizi zo kubasha kwinjiramo. Iki nacyo bakavuga ngo IUL not only provides the upside growth potential but has downside protection. Ubundi nk'abantu bakunda gucuruza mu migabane iriya y'ama stock market, uyashyiramo mbese ni nk'urusimbi, ni nk'abantu bakunda kujya muri za casino bakamenamo ngo reka nshyiremo 1000 niyo ko nabona 2 cyangwa se 5 nabona ko nabona 10, akaza kuyendinga pataha nayo yatahanye atagifite itiki. Ushobora gushyira muri stock market rwose ukunguka, kimwe nuko ushaka kuyashyiramo yose ejo isoko ryamanuka ugahomba. Ariko muri Index Universal nk'uko twayibonye mu gihe cyashize, akandi ngira ngo abari kubyumva baraza kudufasha, ibiganiro byose twakoze mu minsi y'inyuma byose twarabatekereje. Turabizi ko hari benshi batwumva uyu munsi bataje ku biganiro byacu. Ibiganiro byose twakoze mu minsi y'inyuma turabifite, biri recorded, baze kudufasha babishyire bashyiremo link kugira ngo muzakurikirane, kuko ntabwo dufite umwanya wenda wajya gusubira inyuma aho twahereye, ariko ubu twakomereje ko aho twari tugeze. Bivuze ngo amafaranga cyangwa se umutungo wawe ushyize muri index account urunguka gusa, ntabwo ugihomba, ko dufite ibyo bita mbese protection, proteja inyungu zawe zirimo. Uburyo isoko rizamutse uzamukana naryo, iyo rimanutse ntujye uhomba. Niko bimeze muri index. Ni naho ngira ngo abashobora gukora muri research bajya bareba aya mabanki manini za Wells Fargo, za Bank of America, zifite billions and billions of accounts muri index account. Barafata bakashyira muri index account, bakunguka 10%, bakaguha 0.01 interest. Kubera iki? Muri index ntabwo bazigera bahomba amafaranga cyangwa amadolari y'abakiriya. Ikindi nayo irakavuga ngo with living benefits a person does not have to die to receive benefits of the IUL. Urumva ko barakubwira ko mbese ni inyungu zuriho living benefits,
kera nk'uko twavugaga nanone bwa bwishingizi bwa kera butakiriho rwose n'ababufite bakwiye kwibagirwa cyangwa bakabureka. Wafataga ubwishingizi bagategereza ko uzitaba Imana, wowe ntacyo wigeraga ubona. Ni ukuvuga ngo nafataga ubwishingizi uvuga ngo nyamuneka ngize ibyago nkitaba Imana, abana banjye bazasigarana ikintu. Njyewe ubwanjye ntabwo nigeraga ngira ikintu mbonamo, ariko uyu munsi mfata ubwishingizi bwanjye nemye mvuga ngo ndamutse ndwaye mfite za living benefits, n'uwo mwana wanjye afite ayo ma living benefits, ndimo kumuteganyiriza ejo hazaza, ariko nateganya ko hagize icyavuka muri iyi minsi akiri na mutoya, afite za living benefits adakeneye kubanza kwitaba Imana kubona. Ikindi bikavuga ngo it's never too early to start saving money, and with all the ways an IOL can benefit young people, the IOL is a perfect gift of life to accomplish that goal. Nta na rimwe ntuzavuge ngo umwana wanjye se ko afite imyaka 2, ko afite umwaka umwe, ko afite 15, ngo kubera iki ntangira uyu munsi. Nta na rimwe ari kare. Kubera iki atari kare? Ntabwo uzi, baravuga ngo sakindi byari iki, ntabwo uzamenyeje uko bizagenda. Ntuzi uko byagendeje umwana wawe uko byagenda. Nk'ubwo navugaga abana b'abatinege batwara mu modoka, ntabwo uzi imodoka ishobora kumurenza umuhanda, ntabwo ubizi. Kimwe n'umukuru n'umwana ntabwo uzi ejo he uko hazaba hameze. Icyo uzi n'uyu munsi, it's never too early. Nta na rimwe ari kare. Akare n'uyu munsi wabasha kuvuga uti umwana wanjye muteganyirije nte, muteganyirije iki. Kera ubundi nkatwe ngira ngo abashesha akanguhe, I guess niko nabyita, umuryango umubyeyi yarabyaraga abana bakabavuga ati nuko nzabaho umurage. Ese mbaje nk'ababyeyi batwumva turi kumwe muri uyu mugoroba, utuye muri Amerika, umurage ufite umwana wawe n'uwuhe? Amasambu ufite muri Amerika ni ayahe se? Imirimo ufite muri Amerika se ni iyihe se? Abatunzi batungaga inka urazifite muri Amerika se? Dutuye Texas ariko nta famu turagira. Ese ni iki uteganyiriza umwana wawe? Ntabwo wabyara umwana uvuga gusa ngo ariho uyu munsi. Ya income winjiza urakora ukamutunga, ariko ntabwo uzi ejo ko ushobora kurwara ntubashe kongera kumukorera. Impano ya mbere y'ubuzima aho umwana wawe ni ukumumenyera ejo heza he hazaza, ukibishoboye, ugifite ubushobozi nawe kandi bigishoboka. Muri make iyo gift nta yindi ni ukurebera ejo heza hawe h'umwana wawe, kugira ngo ubashe kureba uburyo wamufasha. Iyo concept imeze ite? Wabikora ute mbese? Baravuga ngo the gift of life concept is very simple. One for parents and one for grandparents can understand. Ubundi nk'abano abantu bahangaha Abanyamerika, iyo uganire nabo usanga cyane cyane byaje kunshimisha cyangwa se mbasha kubyibazaho ngo aba sekuru cyangwa se ba grandparents bahangaha usanga yita ku buzukuru be kuruta ukuntu yita ku bana be. Mfite umuturanyi duturanye yarimo abisobanurira ukuntu ise w'umudamu we yitabye Imana agasigira amafamu yose abuzukuru, atubwira ati impamvu ni imwe, abana narabareze njyewe nzi ibyo nabasigiye, ariko ntabwo nizeye neza ibyo abana banjye bazakorera abuzukuru banjye. Urumva ko yabatangirije izi index account arazibaha, ariko ntabwo yizeye neza ukuntu bizagenda. So biroroshye rero kuri wowe ku mubyeyi, biroroshye kuri grandparents guha iyo mpano umwana wawe bukiri kare kugira ngo byorohe. Ikindi hano bakavuga ngo the gift of life concept will help start a future monthly savings plan. Nibyo ndi twavugaga hano nari muri summary. Utangiye hakiri kare rwose birakorohera. Hari abantu wenda banywa amakofi, ushaka kuvuga uti amadolari 30 ku kwezi, ubwo ni $1 ku munsi. Hari umuntu byananira koko? Nta muntu wananirwa gutanga $1 ku munsi. Uretse gusa kumva iyo myumvire dukwiye guhindura nk'ababyeyi, tugiye guhindura nk'abantu kumva ko yakufata amadolari 5 buri munsi, nyamara yakofi ishobora kwishyurira abana 2, gutangirira kubaha umusingi bazatangiriraho, ukabaha index account bagatangira umusingi wabo bameze neza. Ubashe kumushyira amadolari 60 ni amadolari 2 n'ukuri ku munsi, nta numwe rero byananira. Baravuga ngo less than a cup of coffee. Coffee ngira ngo abanywa ikawa, njyewe ngira ngo ntago nywa nyinshi, ariko abanywa ikawa ntabwo nibaza ko amadolari hasi ya 5 ku munsi. Amadolari 5 ku munsi ugiye kuba n'iminsi 30, urumva ukuntu angana. Ayo madolari ushaka kuyigomwa ariko ugaha umusingi abana bawe,
kugira ngo bazagire uburyo batangira, kandi ikindi noneho cyiza ku bana batoya, nk'aba barakubwira ngo ushobora gutangira ufasha umwana wawe, yamara kugera ku myaka y'ubukure 22, 25 arangije kurangiza ishuri, si ngombwa ko ari umugogoro uzahorana, ariko wamweretse inzira, wamufunguriye inzira, uramwereka uti mwana wanjye, dore aho nabashije kukugeza, ugeze imyaka 22 cyangwa 23 n'itanu, urangije kwiga, komereza aho nari ngeze, ariko nagutangira umusingi. Wibuke ko cyane cyane uko dukunda gukangurira abantu batoya, iyo uri mutoya birahendutse. Baravuga ngo you lock in your age and you lock in your premiums. Ni ukuvuga ngo umwana watangiye afite imyaka 5, ayo yatangiye atanga afite imyaka 5, azagera n'igeze imyaka 50 agitanga, ntabwo bizahinduka. Kubera iki? Waremurebeye kuri. Ariko iyo uza kumureka agatangira kuri 25, byari kumuhenda. Kandi ntakaba atangiye kwa accumulating za accumulation Habati yatubwiraga, azitangiye yaratinze. Ariko utangira umwana afite imyaka 2 cyangwa afite imyaka 5, imyaka 20, ajya kurangiza ishuri afite y'amadolari ahagije gushyira hasi down payment y'inzu ye. Nta nubwo azakugora kubwira ati papa mama wamfasha nkagira down payment y'inzu. Oya da, ya kofi wigomwe gusa izafasha uwo mwana wawe, imuha igishoro cyo kuvuga ngo I can become a home owner ntavunitse, atagiye gumye kujya muri banka gusaba ngo mubanze mungurize nayo gushyira hasi kuri down payment. Uzahora muhaye igishoro cyiza cyatuma afite ahatangirira. Urumva ko hano barakubwira ngo the parent or grandparent will transfer the IUL over. Ni ukuvuga ngo urangije uhita ufata ya IUL waramutangiriye, yamaze kuba umugabo, yamaze kuba umukobwa mukuru, arimo arakora, agatangira akayishyurira. So kuko barakwereka ko already arakora, since the child or grandchild will more likely be fully employed at the time, and the child or grandchild will increase the monthly premium. Aho rero bahita batangira kwishyurira. Ni ukuvuga muri make rwose tutagiye kujya kure, kugira ngo tuze guha abantu akanya keza kugira ngo tubashe kuganira neza. Ni ukuvuga ngo ubundi ni iyihe mpano wumva waha umwana we koko? Ni ukumugurira za Nike z'amadolari 200, za Jordan z'amadolari 400? Ese iyo muguriye akayambara ejo ntayita ukagura indi? Ese amadolari 100 ugura Jordan ugaha umwana, cyangwa 500 cyangwa 100, hari n'iz'igihumbi? Ushobora kuyafata ukayashyira kuri wa mwana wawe, ukamuha intango nziza kugira ngo ugire ahahera. Dufite n'ababyeyi bafite abana, usanga bafite amahirwe ko babona na za tax returns, akayabona yayabariye avuga ngo ngiye guhindura imodoka, ngiye guhindura ku mwana. Yego, abantu benshi bafite abana, ababyeyi batufumva mwuka byaramo. Ayo mafaranga menshi, amadolari menshi mubona muri tax returns, sayanyu n'ay'abana. Ese abana bakuramo iki? Ese ushobora kuvuga uti niba babona 2,000 ku mwana, tax return ukabona 2,000 ku mwana, ushaka kwiga mu 1,000, uwo mwana ukamugirira ikintu bamutangirira? Birashoboka cyane, kuko umwana adahari ntabwo wayabona, aho kugira ngo uba urimo kumurya kandi ukazamusige heru. So ibi byo biganiro dukora byose ni ukugira ngo twungurane inama, kuko twagira amahirwe kuba ari byo wenda twakozemo twize, kandi twese igihe cyose nibaza ko twungurana inama. Nshobora kuba narize finance, undi yarize ibindi, nanjye nkamwigiraho. Niyo mpamvu tuza hano igihe cyose kuwa kane, kugira ngo tuganire n'abatwumva, tuganire nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, turebe ikintu twazasarura muri ibi bihugu biteye imbere kandi bifite ibintu byinshi twakwigiramo, kugira ngo imiryango yacu, abana bacu, natwe ubwacu tuzahahe koko nyaguhaha, n'abantu bacu dugire ikintu twabasigira. Murakoze Richard, turaza guha akanya gasesuye abatwumva kugira ngo tubashe kuganira, dusubize ibibazo byabo, kugira ngo twe kubaha gusa information, ariko tubashe kumva nawe baturukamo, tubashe kuganira. Murakoze cyane. Immaculate, ngira ngo nagushimira, ukomoje ku bintu by'ingenzi. Nakubwira nti kubita imfubyi wibwiriza kurira, kuko buriya iyo ubishyize mu buzima busanzwe ukavuga uti ni kofi ya buri munsi umuntu anywa y'amadolari 5, byoroha kumva. Cyangwa se ukamubwira uti iriya Jordan ugurira umwana umushimisha. Njye nasanze ahubwo hari igihe ugurira umwana na Jordan kuko ari wowe ari cyo ukunze, ariko umwana ugasanga bifashe nk'ibisanzwe, wenda yari bwishimira ice cream kurusha n'iyo Jordan. So kubishyira mu mibare gutyo ngira ngo byoroha kumva.
hari umuntu witwa Pierre Damien niyo nshuti yatubwiye ati mwiriwe neza, icyo kiganiro ni cyiza, ngira ngo nawe arimo arashima. Hari uwitwa Laila Maya yavuze ati ngira ngo reka nkubaze iki kibazo Immaculate, yavuze ati none uburwayi bwose buri covered? Wenda ni hari wavuze uti umwana aramutse nawe agize uburwayi bya iyo insurance yamuvura, ese ni uburwayi bwose bwaba buri covered? Ikindi kibazo nacyo ndaza kukibaza Mugume, ariko tuze kwihuta kuko ndabona amasaha ajya kudufata. Hari uwitwa David Gasirawe yavuze ati mbese bakira imyaka, mbese cotisation ni constant cyangwa wahindura ukurikije paycheck wabonye? Okay, ngira ngo Immaculate wabanza ugasubiza iki kibazo cya Laila yavuze ati none se ni uburwayi bwose buri covered? Murakoze Leila, ikibazo cyiza cyane. Muri life insurance cyangwa se muri izi insurance zose dukora, uretse na index account gusa na tamu ubwayo, izo living benefits bakabaringa ibyo bita terminal illness, critical illness cyangwa se chronic illness. Ubundi bavuze terminal illness, mbese mu Kinyarwanda twavuga ngo ni indwara y'igikatu, ya ndwara ituma the insured cyangwa wowe ubwawe utakibasha gukora. Mubyibuke neza, nta nubwo ari umuganga wa insurance uzabidetermina. Umuganga wo ubwawe rero aravuga ati umurwayi wanjye ari critically ill, ari terminally ill, nta kibasha kwifasha, nta kibasha gukora. Niba wakora ugatunga umuryango wawe ukaba utakibasha gukora kubera uburwayi runaka bukomeye, iyo insurance ihita ikwishyura. Mwibuke neza ko ntabwo ari health insurance, ntabwo ari insurance yo kwivuza, ni life insurance. Tuvuga ko ari income protection. Impamvu tuyita income protection ni uko uramutse wakora gutunza umuryango wawe ukarwara iyo ndwara y'igikatu, atamino cyangwa se akuritico, ntubongere gukora, ya insurance iba insimburamutungo. Ni ukuvuga ngo nibahembwa gukinjiza ukishyura mortgage, ugatunga abana, none ukaba warwaye cancer, God forbid, wagize heart attack, wagize uburwayi bundi bushobora gutuma utabasha kongera gukora, warafashe miliyoni y'amadolari barayiguha wowe ugatunga umuryango wawe, ukabazwa n'uko urwaye ariko ntubabazwe n'uko utazabasha kwishyura inzu yawe. Nizere ko nkusubije neza Leila, urakoze cyane kandi. Okay. Hanyuma Diego wadusubiriza iki kibazo? Yego, murakoze cyane. Ku kibazo wavuze, yabajije niba bafata amafaranga yose, wakongera ukasubiramo uko yakibajije. Yavuze niba bafata imyaka cyangwa niba ushobora guhindura cotisation bitewe n'amafaranga ugenda uhembwa, uyu munsi ugatanga ijana, ejo ugatanga ayo ubonye. Good. Icyo ni ikibazo cyiza kandi ni ikibazo kigaragaza imbaraga z'ubu bwoko bwa life insurance, ubu bwitwa index. Donc muri IUL ushobora gutangira uriha amadolari 100, ejo wasumbirizwa ukamanura ukashyira kuri 80, ubuzima bwamera neza ukazamuka kuri 120 cyangwa 300. Ni uko babyita ngo ni flexible premium. Ni uko harimo ibintu nka bitatu umuntu adapfa kubona cyane mu zindi insurance zindi, andi moko y'ubwishingizi yandi. Icya mbere nicyo cya flexible premium, ushobora kuyihindura bitewe n'uko ubuzima bwawe bugenda bumera. Ariko noneho hari n'ikintu cya death benefit, nayo iri adjustable, ushobora kuyongera cyangwa ukayimanura. Ushobora kugera ukavuga uti noneho nari narafashe ubwishingizi bwa miliyoni yenda, ariko noneho abana bakuze bagiye mu kazi ntabwo bikingoye, reka noneho manure, sinkeneye gufata amafaranga menshi. Noneho n'aya mafaranga y'ubwishingizi ubwayo yo bazaguha, ushobora gusaba ko bayongera cyangwa bayagabanura kugira ngo hagabanuke ya yandi utanga ku kwezi cyangwa buri mwaka. Ushobora no guhitamo kujya utanga buri mwaka cyangwa ukajya utanga buri mezi 6 cyangwa buri kwezi. Ikindi cya gatatu cyane ni biriya bya interests. Uko yongera yo utanga ku kwezi nayo no kuyagabanya niko byafekta ya mafaranga ya investment. Iyo ushaka kwihuta muri retirement kugira ngo uzagere amafaranga muri retirement, hari n'igihe bakwemerera yo kuba washyiramo menshi arengeje ay'ubwishingizi kugira ngo ubashe gukacinga up kuri retirement ku mafaranga uzakenera. Ariko hariho aho bigera nyine bakakurimita, bashaka kwemerera kuba washyiramo imyaka 7 imbere y'igihe yose, cyangwa hari n'igihe bamenya bakavuga ati, ukaba wababwira bakabyumva bati muri iyi minsi uri nta kazi ufite, ukaba wamara amezi 3, bakakwemerera kuba wagabanura kuri yandi watangaga, cyangwa se ukamara amezi 3
ukirimo ushaka akandi kazi batarafunga insurance yawe, noneho muri ayo mezi atatu ukaba wakongerwa ukakacinga up kuri kiriya Immaculée yagisubije mu by'ukuri kiriya yari yavuzeho cyane, wenda abakunda kubireba mu buryo bw'ibintu byanditse yakoresha iyi nuza niyo imwereka neza imibare y'indwara y'amoko y'indwara bafata hano. Aya niyo moko, hari indwara ya critical, ni indwara zituma utabasha gukora ibyo wakoraga. Aho ngaho hari abantu bakunda kubyibazaho bakavuga ati se bati twabigenza gute, cyangwa se donc ni izi kategori uko ari eshatu hose hashobora kwihutisha ibyitwa critical illnesses, indwara zituma utabasha gukora ibyo wakoraga. Terminal illnesses ni indwara bakubwira ngo usigaje igihe runaka cyo kubaho, naho chronic illnesses ni indwara zidakira. Yabisobanuye neza, najya gusa nk'abakunda kureba mu buryo bwanditse naho barebera. ndumva ari ibyo ngibyo David yari yavuze ati nashakaga kubaza niba bafata imyaka yose. Yes, ku by'imyaka bafata guhera ku byumweru bibiri, ku mwana w'ibyumweru bibiri kuzamura. Ni uko kurumva kame nta nubwo aragira n'ukwezi. Harimo dufite abantu b'umwaka umwe, b'amezi atatu, ukwezi kumwe, ibyumweru bitatu, kugira yewe no ku myaka 40 baragufata nta kibazo. Hari uwari wabajije kare yitwa Prosper Shyaka, yavuze ati ibi bifitanye isano na life leadership cyangwa nta sano bifitanye? Sinzi niba hari icyo wamusubiza. Oya nta sano bifitanye. Life leadership ni ajya ngo hari nako kantu bihurijeho k'iryo jambo life, ariko life leadership ni ibindi, ntabwo ibi ni insurance n'ubwishingizi. Life leadership byo ni ibindi byo muri technology bijyanye n'ama apps yo kwishyura no kwishyurwa, nta masano bifitanye. Hanyuma tubwire abantu ko iki kiganiro kiba buri wa kane kikanyuraho live kuri YouTube channel ya One Nation Radio. Mu minsi itaha kizaba kinyura no kuri Twitter ndetse no ku yandi ma YouTube channel nka Rwanda Abroad. Kandi abakenera kubabona contact zanyu twazishyize yaba hano muri live chat ndetse no muri description. Ndabona igihe cyadufashe, nagira ngo ngusabe ugire icyo wavuga cyanyuma, hanyuma unabwira abantu ese bakubona gute. Wenda twahera kuri mwebwe Diego. Ikintu nababwira mu by'ukuri, ibi bintu ni ukubifata au sérieux. Ni ukuvuga ko turi mu bihugu bigendera ku mibare nk'uko twavuze ubushize. Ku bijyanye n'ahantu dutuye n'uburyo bwo kubaho nk'uko Immaculée yavuze, umuntu yababwira mu magambo ahinnye yuko aha ntabwo ari ahantu umuntu yagenda uko yishakiye, ni ahantu hasaba gupanga kandi ubuzima ukabubaho uko wabupanze. Inkuru nziza ni uko ubuzima burapangwa, hari ababimenya dutinze, ariko icyiza ni uko aho umuntu yabimenyera hose hari amahitamo. Nashyize contact zanjye aho kuri ekara, umuntu mwatuvugisha, wakwandika email, waduhamagara kuri iyo telefone, cyangwa ukandika ubutumwa bugufi. Igihe uhamagaye ntubone umuntu ukwakira, wakwandika ubutumwa bugufi kuri message isanzwe cyangwa WhatsApp, twaza kongera twakuvugisha. Ariko nababwira ko dufite amakuru meza, nubwo iki gihugu bitoroshye kugura imitungo no kugura amazu no kugura ibintu ngo abe ari byo umuntu azaraga abandi, ariko hari ibindi bikoresheje ubumenyi, kandi numva aricyo abantu babereyeho kuba bahereza abandi amakuru mazima. Murakoze cyane. Immaculée. Murakoze cyane, murakoze. Twongeye gushimira nanone abantu twabanye muri uyu mugoroba. Uyu ni umugoroba w'ingirakamaro nkatwe. Twiyemeje kuvuga ngo this is a crusade. Crusade yo kuvuga ngo twiyemeje kubera abandi ijisho. Twiyemeje kuvuga ngo uko byagenda kose amakuru ni ingenzi mu buzima, kandi tugomba kuyasangira uko byagenda kose. So ni ukuvuga ngo nta muntu, ngira ngo kera wavuga ngo ni ryari byakenerwa, ni ryari n'uyu munsi, birenze uyu munsi wakererewe. Ahubwo tangira ugerageze wegere umuntu wagutumiye muri uyu mugoroba, umuntu wagutumiye muri iki kiganiro, kugira ngo agusangize amakuru yimbitse, kuko kwiteganyiriza ni ingenzi. Duteganyiriza ibintu byinshi, amamodoka yacu, amazu yacu, amatelefoni twigurira. Ubuzima bwacu ni ingenzi. Ibyo byose duteganyiriza byose, ari amamodoka agira spare parts, ari amazu yashya ukagura yandi, ari amatelefoni wagura yandi. Ubuzima ntibusimburwa, ubuzima ntibugira spare parts. Ni wowe rero bureba n'umuryango wawe, kugira ngo ubashe guteganyiriza ejo heza hawe hazaza n'umuryango wawe. Ngira ngo kuri za contact zo twavuga ngo ni ngombwa ko mwagerageza mukagana umuntu wese wagutumiye, kugira ngo abashe kuguha information nziza
kandi muzabashe kubasha kuganira. Ngira ngo amatelefoni nshobora kuba ntabashije kuyashyira hano, ariko uwashaka kutugana, telefoni yanjye ubundi ni 81 7 808 459. Email ni ibfinancialfreedom@gmail.com. Ntabwo ari uyu munsi gusa, tuzagaruka nk'uko twabibabwiye, ni buri wa kane ibiganiro bihoraho. Uzatumire mugenzi wawe kugira ngo duhore dusangira, ngira ngo aryoha anyuzwemo. Murakoze cyane Richard. Immaculée, tugifite ijambo, hari umuntu wabajije, turabizi ko ari radiyo ya diaspora, turabizi ko tuba tureba abantu bo muri diaspora, ariko hari umuntu wabajije ati ikibazo bari muri Amerika gusa, sinzi niba hari icyo wamusubiza. Se umuntu uri muri Afurika hari icyo ibi bintu bimurebaho? Murakoze Richard, ngira ngo wenda izi serivisi ubu turazitanga muri Amerika, ariko dutanga amasomo nk'aya tugira ngo buri muntu wese yige, kuko n'iwacu mu Rwanda turabizi ko amasirasi ahari, naho birahari. Yes, abura ubumenyi. Iyo dusangiza ubumenyi nk'ubu cyangwa se inyigisho nk'izi, ni ukugira ngo buri umwe wese yige aho uri hose, urebe ko ubwo bwishingizi buhari, nawe uteganyiriza abawe n'ibyawe. Murakoze. okay. Ndabashimiye cyane rero namwe mwakomeje kubana natwe One Nation Radio ndetse na Rwanda Abroad. Ibi ni ibitangazamakuru bya diaspora bibagezaho amakuru agiye atandukanye y'ibibera muri diaspora. General Richard Irakoze, ndi muri leta Indiana. Ikiganiro nk'iki tuzagikora ku cyumweru gitaha kuri uyu munsi wa kane ku masaha ya 2:00 cyangwa 3:00 bitewe n'aho uherereye. Nkaba mbashimira rero, ubutaha tukazaba twabazaniye andi makuru. Uko mugenda mubaza ibibazo, tuzagenda dukuramo topic twabaganirizaho mu cyumweru gitaha. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Ubwo ikindi kiganiro ni mu cyumweru gitaha. Murakoze. Sawa, bye.